Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Tuzi neza ko duhora tubwirwa ngo Imana n'urukundo, Imana n'urukundo, Imana n'urukundo. Aha wakwibaza uti none se umujinya w'Imana wo uzawande? Umujinya w'Imana uzawande? Tubwirwa ko Imana ni imwe, uko yahoze kera, uko iri ubu, nuko izabiri mu gihe kizaza. Nimba uko bimeze, none umujinya w'Imana kuki utavuga abantu bakavuga ngo urukundo, urukundo, Imana n'urukundo, Imana n'urukundo? Abantu batihana kandi badakora ibyo Imana ishaka, uwo mujinya w'Imana Bibiliya itubwira ko ari bo uzagwaho. Kanguka rero uve muri abo bazagurwaho n'umujinya w'Imana, ufate inzira nziza iboneye ukurikira Imana kugira ngo ubone agakiza kawe ugakomereho. Muraho neza, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, ijambo muhirwa. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku ruhande cyangwa kamere y'Imana abantu batabwirwa kubera kuyobya. Bakababwira ngo Imana n'urukundo gusa, Imana n'urukundo, ibintu byose ni biza, humura ntacyo muzaba, mwizere Imana, Imana nta kizatwara, Imana n'urukundo, cyangwa se wiberaho. Iryo turyita iyobokamana ryo kugira ngo wumve umerewe neza, abantu bakugusha neza bakumva ko nta kintu ukwiriye gukora, utagoye gusoma ijambo, ahubwo bakajya mu ijambo ryigishwa hakurikijwe amafaranga, bakubwira ngo ibintu byose ni bizima. Abantu bakoresha muri iryo jambo ntibakubwira ngo usome Bibiliya yawe ukanguka wumve icyo Imana igushakaho. Abo ngabo bari kukuyobya. Kanguka usome Bibiliya ku bwawe, uyumve, nurangiza urebe urukundo rw'Imana icyo ruvuze, abo rugenewe, urebe abadakora gushaka kw'Imana cyangwa se badahitamo Imana nawe icyo bagenewe ari wa mujinya navugaga, ubundi wirebe. Twavuga tuti rero ibintu byagenze gute kugira ngo Bibiliya ikoreshwe nk'intwaro yo kuyobora abantu no kubayobya? Abayifashe barahinduye bavanamo ibitabo. Ibyo ni ibintu abantu bagiragaho impaka, ariko izo mpaka ntabwo tukizijya. Ushaka kujya muri izo mpaka ngira ngo ibi biri kumwereka. Muri Bibiliya ngewe nemye neza nkavuga nk'ubu ngubu, navuga ntashidikanya ntatinya ko byibuze ibitabo 10 byava muri Bibiliya. 20 nabyo nazamuka nkabyemeza. Hari n'abagira 30, 40, 50. Urebye neza harimo n'abavuga ko igice cya kabiri cya Bibiliya yose cyavuyemo. Ariko ngiye reka nkomere ku 10, ibitabo 10. Kubera iki ibyo bitabo byavuyemo? Bihurira he n'ibiri ku uyu munsi? Uko ibihe byagiye bisimburana niko satani, uko Imana ijambo abantu bagigaga, satani nawe yabaga yicaye ubusa. Yaravuga ati reka mvanemo ijambo ndi ubusobanuro bunyuranye ku buryo n'ubusobanuro abantu bafite ubungubu bwa Bibiliya 60% cyangwa 70%. Ni ubuyobe, nta naho bihuriye n'iby'Imana yashaka kuvuga. Ari byo bigaragazwa n'ibintu turi kunyuramo ubungubu. Kuko iyo abantu baza kuba bafite ubusobanuro bw'Imana bw'ijambo rya nyaryo, ntabwo biri ku uyu munsi byari kuba biri kuba kuko ari ubuhanuzi bw'Imana bugomba gusozwa. Ariko tugendeye kuri muntu ntabwo byakagombye kuba biba iyo abantu bari kuba barakangutse. Nkagira nti rero kuki ibiri ku uyu munsi biri kuba? Biri ku uyu munsi kubera ko ikinyoma cya satani ntabwo gifite intebe. Igihe cyacyo cyararangiye. Satani rero agomba kugira gute? Agomba guhagarika ibintu byose akabikubita hasi kugira ngo atangire kuri zero. Ariyo mpamvu ubona insengero zose zifunze, kugira ngo satani akorere inyuma, yongera agaruke n'ibintu bishyashya, none ayobya abantu bundi bushya, atangire nk'ahatangire kuri zero. Ibyo rero ntabwo bizashoboka kubera ko abantu benshi bamaze gukanguka. Yes, benshi bazabigendamo babikurikira ubuhumyi nk'uko byagenze abantu wese mubibona, ariko abafite umutima nama babona ibiri kuba bitegeze biba, bazakanguka bakurikira inzira y'Umwami Yesu Kristo abawe uzabakiza. Abazabigendamo rero mu kigare, abo nabo bazabareba wa mujinya w'Imana navugaga icyo uzabamara, icyo uzabakorera. Kavuga nti rero uko ibisekuru byagiye bihita, niko umwanzi satani nawo yagiye abanamo ibintu kugira ngo ibyo bisekuru bidahuza, noneho bigende bihererekanya ijambo n'ubusobanuro nyabwo bw'ijambo kugira ngo abantu babe bari mu kuri. Nuko rero satani yabigezeho, yagiye avanamo nk'ibitabo
ibisekuru bigahita, uyu munsi ari gukora ibi ngibi kugira ngo indi myaka 50 yicume ijana, ko satani nawe azi ko afite agahe gatoya. No kuvuga ngo gahe gato afite gutya, agomba kubakoresha uko ashoboye kugira ngo abantu bose abigarurire, noneho hatazagira umenya uko kera byari bimeze n'ubu ngubu n'ejo ndaza kugira ngo abantu bamenye ukuri nyakuri. Mbese satani bose abikorera kugira ngo ahishe ukuri nyakuri. Nkarangiza ngira nti rero, muntu wumva ushaka unyotewe ijambo ry'Imana, fata Bibiliya usome bwawe. Mu kurangiza nagira nti, hari abantu bibwira ngo Bibiliya atubwira ngo twubahe ngo abayobozi n'ubutegetsi. Ese uzubaha ubuyobozi n'ubutegetsi bugira amajanja umwuka wawe na roho yawe? Ubwo buyobozi uzabwumva? Nakubwira nti, ubwo n'ubuyobe abantu bahinduye Bibiliya bakayumva nabi. Uzarebe ubugingo bwawe, wite ku bugingo bwawe, ukize amagara yawe, kuko iherezo ryawe ry'ibihe byose ubuziraherezo buzaba buri mu kaga. None rero ubugingo bwawe buri mu kaga, ubuyobozi bakakubwira ngo kora ibi ngibi kandi ubona binyuranyije n'ijambo ry'Imana, aho ngaho azavuga ati dore ijambo ry'Imana rimbwira ibi, murambwira ibi, ngewe ibyo ngibyo ntabwo birimo, nkomeye ku bugingo bwanjye. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.